nongeye kubwikaze kuri YouTube channel yanyu Gatete Comedy musanzwe mukurikiranaho amakuru abe maragenda atwedinga hano hanze y'ibyamamare. Uyu munsi rero tujye kuganira ku nkuru ingezeho aho nari nibereye muri Mongolia ku musore wanjura aho ngaho mu Rwanda uhise umamagara mbwira ati imeze ukuntu nguko. Ari ahagana saa 4 z'ijoro itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 nari nicaye rwose ndimo nditega ku nkuru ya Jay Paul ku cyegeranyo ndi kumukuraho kitangaza cyangwa se kimwe byose yagiye akora igihe yarakiho ataritaba Imana. Ngiye kubona mbona telefone ya Moses yamamagaye ukora ku kinyamakuru cyitwa ZAF 250 TV gikora aho ngaho mu Rwanda. Arambwira ati hari inkuru irimo kugenda icicikana hano hanze, nawe uyirebeho uyisome nurangiza uhite uyikoraho inkuru igeze ku banyarwanda basanzwe bagukurikira. Wewe wakanze subscribe rero nkubwira ngo warakoze, nawe utarakanda subscribe ukanda subscribe ukanga niho ugiye kuzajya usanga amakuru cyane cyane y'ibyamamare politique na sport, numva na makuru yose abari maragenda aca ibintu hano hanze. Ukora nibikubwira rero ni inkuru iri ku mukobwa Aisha Nkindi. Aisha usanzwe uzi muri cinema cyangwa se mu ruganda rwa cinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri comedy muramuzi aho yagiye akinana n'abantu benshi, harimo ba Regis, harimo ba Nexo, harimo ba Patino, harimo ba Kiramani, harimo ba Nyambo, harimo ba Mitsu. Urumva ni abantu benshi abaragiye akorana nabo muri filime zigiye zitandukanye. Umugore ino nkuru yangeragaho yavugaga ko Aisha yafunzwe n'ubu yashikijwe RIB, ari mu bako ya RIB kwako ngo yasambanyije cyangwa se yaryamanye n'umwana w'umuhungu w'imyaka 17 utaruzuza imyaka y'ubukure. Uyu mwana rero ngo akaba yabwiye Aisha ngo asanzwe amufana, ngo noneho ngo yifuza kuzifotozanya nawe kuko ngabukunda uburyo ateyemo cyangwa se uburyo akoramo ibintu bye. Aisha yamugiye kuvura. Aisha amaze guhana no mwana amubwira ati nyumfana cyangwa se ukaba unkunda, icyo nagusaba ngo nuko we waryamana nanjye nkumva ukuntu abana bato muba mumeze. Urumva ko niba byo koko iyo nkuru iyebaye ari Aisha icyaha cyaba kimuhaba cyaba azagifungirwa imyaka hagati ya 25 cyangwa se burundu cyangwa se imyaka 15 bitewe n'uburemere bw'icyaha cyakozwe. Nakomeje gusoma rero ndeba inkuru yari yanditse kuko ngo ni inkuru yari postinze ku rubuga rwa X rusigaye rwarasimbuye Twitter, rwahoze ari Twitter. Niho ino nkuru yari yanditse avuga ko ubu ngubu Aisha ngo yicaye mu maboko yari aho agiye gukurikiranwa icyo cyaha n'ikiza kuba cyamuhamwa. Rero araza kubihanirwa n'amategeko bikurikijwe ingingo ku yindi, ndetse ngo aze kuba yabyozwa yacibwa n'amande abakwiye kuri uyu mwana. Gusa ngo babajije uyu mwana avuze ko ntatigeze ahohoterwa kuko ngo babikoze babishaka, ndetse ngo nta nagahoto karimo cyangwa se uvuye ngo yamufashe ku ngufu cyangwa se yamuhaye ibiyobyabwenge wapi. kandi koko bapimye umwana basanze nta biyobyabwenge yigezemo cyangwa se ahantu yaba yakomeretse cyangwa se indwara yaba yakuyemo, bivuga ko uyu mwana yashobora kuba yakoze abishaka hamwe na Aisha. Gusa nyine barebye ku ngingo cyo kurengera abana bakiri bato, avuga ko yaba yahohotewe bikurikijwe n'amategeko. Ubundi ko musanzwe nyine mubizi iyo umuntu aryamanye n'umwana ukiri muto, yaba ari umukobwa cyangwa se ari umuhungu tujuje imyaka y'ubukure, ngo abe yakwemererwa gukora sex, icyo gihe umuntu wabikoze ari niwe ubihanirwa n'amategeko, ndetse bikamuviramo igifungo hagati y'imyaka 25 40 cyangwa se burundu cyangwa se 15 n'amande ari hejuru ya miliyoni 15 cyangwa se guhera kuri miliyoni 5 kugeza kuri 15. Gusa amakuru dukesha bagenzi we abanyibibona nahise mpamagara Kiramani kuko n'undi dusanzwe turi inshuti. Gusa we yansembeye ambwira ngo ibyo bintu ntabyo azi, ngo niba byanapostinzwe ngo bya bindi nyine by'agatwiko katinjiza kugira ngo wenda batwikire nka video igiye gusohoka runaka, kuko bibuze ko ibyo bintu nyuma yuko byavuye nyine muri music no muri comedy cyangwa se cinema mu byagiye bijyamo. Mubirebye ko ku musore Nyagiso wagiye uvuga ngo yafunzwe inshuro nyinshi kugira ngo yakomeza atwikire ibikorwa byiwe abari mu giye gusura ako kanya. Hashize nk'iminota nka 30 nibwo naje guhamagara, barambwira ngo Aisha ntago yigeze afungwa, ahubwo Aisha ngo ni videos iyo bagiye gukora yo bijyanye no gufungwa cyangwa se bijyanye na RIB nyine bari barimo barakora, barimo barashootinga mu karaga twiko nyine ko kugira ngo bayitwikire.
ngayo nguko rero kuba bimeze. Ubwo niba ukunze no video itukanda subscribe, niba ukunze no video itukanda like, niba ukunze no video ujye muri comment nyine wishiyemo comment kugira ngo menye ko tuba turi kumwe 100%. Murakoze cyane twabanye ni kuva twatangiye muri kino kiganiro kandi tugomeza kukurira.